si ubwa mbere ubonye abana b'impanga ndetse nawe ushobora kuba uri kunyumva aravutse mu mpanga ebyiri. Gusa ibi ngibi se koko bibaho gute? Ese ari ubushake bw'umuntu ndetse n'amahirwe adasanzwe umuntu yabigiramo ndetse n'ubushake bwe kugira ngo abashe kubyara impanga? Ese kubera iki habaho kubyara impanga zitandukanye zigira mu moko atandukanye? Nge ndiwonoreye ikiganiro cy'Ababyeyi gushema kubukurikira. Niba ari ubwa mbere ugeze ku channel yanjye, wigenda ku subscribe, wigenda utarebye video kugira ngo irangiye, ahubwo icyo usabwa reba iyi video kugira irangiye, ubwenge nk'ubukomeza uburonke, tumenye impamvu hari benshi babyara impanga zitandukanye, zimwe zikaba zisindi zidasa nk'izindi, cyangwa se ukabyara impanga y'umukobwa n'umuhungu, rimwe na rimwe ukabyara n'impanga zishobora kuba zaba zifatanye. Ibi byose bibaho mu buryo ki? Nge ndinoreye ikiganiro cy'Ababyeyi ngushima kuba ugikurikira, kanze nkubwire byinshi birenga ko ibingibi gusobanura neza impamvu ibingibaho, ubashe kuba wamenya n'uburyo nawe wabigiramo uruhare niba ushaka impanga nawe ukazibyara. Ubundi nk'uko ubusanzwe tubibona, impanga ziri mu amoko menshi atandukanye arizo bita monozygotic cyangwa se homozygotic twins. Izi ni impanga aho ugenda ukareba neza ugasanga izo mpanga zisa neza uko uzireba ukaba utabasha kuzitandukanya. Gusa bagomba kuba ari abahungu babiri basa cyangwa se ari abakobwa babiri basa. Ntabwo bishoboka yuko izi twazita homozygotic twins mu gihe yaba ari umuhungu n'umukobwa niyo baba basa, ntabwo izi twazita gutyo. Gusa ngo nta bana bagomba kuba basa 100%, nubwo bari impanga zisa bigaragaye ko tubireba, ariko tugendeye kuri ADN zabo cyangwa se ku kigero uko bagomba kuba basa, byibura bagomba kuba bahuje 95%. Ntabwo baba bagomba kugira imihurire isi 100% kuko ari imyitwarire ushobora gusanga afite undi atayifite. Gusaza ku zindi mpanga bita heterozygotic twins cyangwa zygotic twins, izi ni impanga ushobora gusanga zenda gusa cyangwa se zijya gusa ari umuhungu akaba ari n'umukobwa. Izi mpanga zo ziba zihuje nka 50%, ariko ntabwo ziba zihuje 100%. Gusa si izo mpanga gusa, ubwoko bw'atatu bw'impanga zibaho ni igihe none ushobora gusanga ari abakobwa babiri bagomba kuba bavutse basa, gusa akaba n'izindi mpanga ushobora gusanga ari abahungu babiri bavutse gusa bakaba badasa. Gusa nanone hari impanga zivuka zifatanye. Izi mpanga zose nk'uko nzikubwiye zitondetse zivuka gute cyangwa bigenda gute? Kanze mbikubwire. Icyo usabwa ni ukomeza ukanyumva ku gihe cyanyu kirangiye. Nge ndiwonora gushimira ko uri kunyumva. Izi mpanga ziba zisa tutitaye kuba ari umukobwa cyangwa se kuba bose ari abakobwa, kuba bose ari abahungu, cyangwa se kuba ari umukobwa n'umuhungu badasa. Izi mpanga zibaho gute? Nibura impanga zisa 100% bikurikije uko tuzireba, izi ni impanga zituruka mwuko intangangabo iba yahuye n'irangangore. Iryo ginyuma yuko rimaze gufatana n'intangangabo ryo bwaryo rikazisaturamo, byarangiza buri mwana wese agakurira mu ngo byiwe cyangwa se mu nda yiwe, ariko abana bahuriye kuri umbilical cord cyangwa se ku mugozi cyangwa se ku nzira bashyira ibyo kurya. Aba bana baba bihuriyeho, ariko ubwo buri wese aba ukwe n'undi ari ukwiwe, ariko bagomba kuba basa bitewe nuko baturutse mu igi rimwe ryamaze gufatana n'intangangabo. Gusa impanga zindi nanone aho ushobora gusanga ari umukobwa ndetse n'umuhungu ariko bakaba badasa. Ibi bishatse kuvuga yuko intangangabo yagiye isanga ari amagi abiri ahiye, intangangabo imwe ijya ku igi rimwe n'indi ijya ku rindi igi. Ibi ngibi byo biza gutuma buri mwana wese avuka ukwiwe, asa ukwiwe ndetse n'aho ahuriye n'undi. Ibi bishobora gutuma havuka abakobwa babiri bitewe n'uko haje X chromosome cyangwa se haje intanga ngabo bita X ndetse gahura n'indi ntangangore yo ihora n'ubundi buri gihe ari X. Ibi ngibi bigatuma havuka abakobwa babiri basa cyangwa se badasa, ariko amahirwe aba hari yuko baba basa nta yandi ni 50 byibura ku ijana. Bivuze yuko abana uko bataturutse mu igi rimwe, buri wese yaturutse ukwiwe, ntago baba bagomba gusa. Kandi hano buri mwana wese bafite ingobyi yiwe. Gusa izindi mpanga zibaho ushobora gusanga havutse impanga ebyiri zifatanye. Ibi ngibi byo ngo bibaho mu gihe aho usanga intangangabo yahuye n'irangangore. Ibi ngibi gafominga umwana runaka cyangwa bikari mu mwana runaka, ariko mu gihe igi ryashatse gushaka kwitandukanyamo rikitandukanyamo agace gatoya ntirirangize kwitandukanyamo. Ibi byo bishobora gutuma usanga havutse impanga zifite imitwe buri wese ukwiwe, ariko bahuriye ku gihimba n'amaguru. Igi baryitandukanyije ariko ritarasoza kwitandukanyamo. Abana baba bahuriye ku nzira nyinshi zitandukanye, aho ushobora gusanga bahuriye nko ku gitsina kimwe cyangwa se bahuriye no ku gifu kimwe, bitewe n'uko ibice byabo byaremewe ahantu hamwe
igira itabashe kwitandukanyamo neza. Komeza unyumve kugera birangiye kanze nkubwire impamvu noneho uruhare umuntu abifitemo kugira ngo abyare impanga. Ese ni bantu ki cyangwa ni mahirwe cyahari ku bantu runaka kugira ngo babyare impanga? Ubundi bivugwa yuko umuntu ashobora kubyara impanga bitewe n'uko ari karande y'umuryango. Nk'umuntu bikomara mu muryango we harimo abantu benshi bakunda kubyara impanga, amahirwe bahari menshi cyane yuko nawe yabyara impanga. Gusa nanone ngo indi mpamvu nuko cyane umubyeyi ugeze mu zabukuru hagati y'imyaka 30 ndetse na 40 aba afite amahirwe menshi yo kuba yabyara impanga kurusha umwana ukiri mutoya cyangwa kurusha umama ukiri mutoya. Ibi byumvikana yuko ntago bivuze yuko ari ihame yuko umwana cyangwa se umumama ukiri mutoya atabasha kubyara impanga, gusa nyine amahirwe bari menshi cyane ku bantu bari hagati y'imyaka 30 ndetse na 40. Bivuze yuko bo ngabo kubyaba babimenyere kandi umura wabo umaze kwaguka bishobora kuba byakakira abana babiri kurusha umumama ukiri mutoya. Gusa ibi ngibi nanone kenshi ngo bikunze kuba muri rusange bitewe n'imisemburo y'umubiri wa muntu. Kuba dufite imisemburo myinshi itandukanye mu mubiri ibishobora kuba impamvu ituma umuntu yabyara impanga gusa undi ntazibyare. Gusa ku mugabo ho kubyara impanga ibi ngibi bifite amahirwe make yawe nta ruhara ashobora kuba yabigiramo kenshi. Ibi ngibi biba gusa ku mama bitewe n'uko rishobora kuba yakuza nk'amagi abiri cyangwa se agakuza rimwe ikabasha kuba ryanacikamo. Nge ndinora ikiganiro cy'Ubumenyabyimbyitse ushama kubukurikira. Niba urubwa mbere ugeze kwicana wanjye nkuko nabikubwiye uyu nto subscribe ugenda usangije abandi kugira ngo ubwenge nk'ubu ngubu n'umenye nk'ubu dukomeze tuburonkere hamwe, dukomeze twunguke ubumenyi. Sindi nk'aba bandi bababwira ibyo kure mutazi, akakubwira amateka yo mu bihugu utazigera unageramo, akakubwira ibintu utabasha kubonesha amaso ndetse bitagira icyo bikungura. Dore ngayo ngo kwicara twigane wumve byinshi byagira icyo bigufasha mu buzima.